turabakiriye ku kiganiro cyacu ariko ndenda kubaza Queen nkawe ubundi meruka ashyigikira abanyarwanda yari umuntu ushyigikira abanyarwanda cyane ariko ejo bundi hari ikiganiro nasanze ku rubuga mwapostinze kandi ndeba wahindukiye ayandi mahanga uvuga ati abakobwa b'abanyarwanda abagore b'abanyarwanda mukunde kubagande mwitega abashoga amahanga yose nk'ukuntu bizi n'iki cyabiguteye wumvishije ute muri wo kugira ngo bivuge ni kibazo cyakugezeho nangwa se n'umunezero cyo wakugezeho kumva ngo twebwe twahindura imyumvire yacu n'imitekerereze zacu tugatanya gukunda ayo mahanga. Okay, abantu bakunze kunkurikirana narabivuze koko kandi nabitewe n'impamvu ndibuka ngira ngo nabivuze ndi mu kiganiro ari mfite uwankoreshaga interview arimo kumbaza ku bifatanye na passport ku bifatanye na Kananurande Gashumba ukuntu mu Rwanda kandi abanyarwanda ibiki ndangana ariko nkubwire aho bigeze ninjye wavugaga ngo abanyarwanda twimenye ariko kandi ndavuga ni aho bigeze ndabona ibintu bikomeye pe birasaba yuko twakivanga cyane sinjye wabayobora abana bashatswe n'abagande ni benshi andi bashatswe n'abashoga ni benshi so that wasanga cyebayita okusosolebwa ngo kusosolebwa uko kujya kugwawo sibyo uko kumva abanyarwanda babareba nk'ikizira niba babashatse se uzamureba ute nk'ikizira ababishoboye kuko njyewe nje n'abarimo ariko harimo ababishoboye kandi by the way abantu babashakanye n'abagande mubakunde reka kugira ucyuka mwirengagiza awaremeye murabyarana basaza bacu mwashatse abagande mubereke urukundo kugira ngo urugo rwanyu amago yanyu abe amahoro pe mureke kumva yuko kandi ari ikizira kandi mubyaranye waremeye emera abakobwa namwe niba warashatswe n'umugande mwereke urukundo kandi ikindi mwibavangira abana ngo mujyamane n'abanyarwanda bandi muvuga ngo ni basaza banyu ibyo nibyo bintu navuze kandi ntabisubiramo so that nimurangiza kuba mubivanze bazashaka ukuntu babatoranya like nta kuntu babatoranya nicyo navuze and ababishoboye babikora pe ubu se mu kumva kwawe urumva ko iyi miryango yacu tuvamo n'amoko atandukanye y'abantu tubana nabo urumva uyu mwana aho ubuzima bwa mwene wanyu ishyanga ryawe bigeraho ukakunanira ubaye uri muri relationship n'umuhungu mwese muvuga ururimi rumwe ukageraho ibintu ugasanga byabaye byadanshe byagucanshe byakuyobeye ubu urumva wajyanye n'umushoga wazashobora kuba yakarinda rwa rukundo akagendera kuri ya mahame y'urukundo none aho turi n'ibihe turimo ubundi byari bikwiye kugira ngo buri muntu ashakwe n'ishyanga rye sibyo ariko ibintu byarahindutse bimaze guhinduka birasaba yuko noneho kandi twebwe abanyarwanda bo muri Uganda byaradukomereye cyane ugira icyo akavuga uyu munyarwanda abanyarwanda nabo twabakowa ukumva rero uvuga uti yewe ngira ngo bashakanye kuko rede barashakanye singiye urimo kubayobora ngo ndabayobya oya ni ukuyobya uwayobye barashakanye rede ntago twabihindura niyo mpamvu rero mvuga ngo niba mwarashakanye mubakunde ibindi bisaba yuko ubona umuntu ukumva ikenera ngo nyibabwire niba hari ikintu kibi nabonye mu buzima ni ugushakana n'umuntu mutumvikana mute umuntu mudahuza mu level mudahuza umuntu uzashaka agahora kureba yuko mutamakinga agahora areba nkaho umusuzugura agahora areba nkaho umugaya agahora areba nkaho umunyuzamo amaso agahora areba nkaho utamukwiriye ibyo bintu bizana kutumvikana mujye mushakana n'umuntu uvuga ngo rata ndumva udufitinga nakwikeka ibyo bintu ndabibabwira Queen ikibazo aho kiri ngiki aba bana bagenda bakarongorwa n'aya mahanga atandukanye ugasanga ajyanye n'umushoga ajyanye n'umutesho bari abana babasanze umunyarwanda iyo agiye akajyana n'umutesho umutesho afite imyumvire nawe yamugiyemo arahagarara akavuga ati nyarwanda teso urakwagala teso yoka
niyo uzamukunda ukamuha ibyawe byose ntabwo cya kindi kizamuvamo. Azareba yuko isaha yose uzamuca inyuma, azareba isaha yose yuko umwana uzabyara atari uwe, areba isaha yose atagufite. Ubu si ubwo ngubwo urumva ayo amahoro ari ayahe kweri? Nimba njyanye n'umuntu ariko baramwangije mu mutwe, nawe yireba akavuga ati giye ukuntu umeze ntago hope yankunda nk'ukuntu umeze, ukuntu umeze uku nguku n'ishyanga ryanjye ntago Queen yaza ngo ankunde ubuzima bwe bwose. Ugasanga nawe wenyine yakubujije amahoro, yagutesheje umutwe. Icyo kintu cyo urakivugaho iki? Icyo nyine nicyo nakubwiye, ndabwa ngo iyaba byashobokaga buri umwe yagashatswe n'ubwoko bwe, urumva? Ariko uhereye ko ibintu byahindutse, niyo mpamvu usanga ubu bushakana n'ayandi mahanga ibitoroshye, kuko icyo cyo bazakivuga mpaka, urumva? Icyo bazakivuga, azajya yireba akurebe ayumva utamukunda kandi akubyayemo. Ariko bishobotse umuntu yakagiye ashakana n'ishyanga rye. Ariko ubu n'amahanga yarahindutse, n'abacu bwacu n'abanyarwanda bacu barahindutse pe. Aragushaka akagutwara nkaho uri ikintu yakuye ku nzira kandi yaragukuye iwanyu. Aragushaka akumva yuko udahagije yanaguta akabona undi. So ntabwo ari ukuvuga ngo ni ayandi mashyanga gusa, abantu barahindutse totally. Njye nanjye ndabwira abakobwa nangwa se umuhungu uriyo, twikuremo ibitekerezo by'abantu batamenye Imana. Kenshi na kenshi ibintu bigenda biba mu buzima bwacu duterwa no butamenya Imana. Ubu ni naho cyanditswe ngo umugore uzagenda urongorwe n'umunyarwanda n'umunyankore ajye mu banyankore. Abagore ni abantu baremewe kugenda mu yindi miryango, mu yandi mahanga, bagakora umuryango, bakabyara abana. Aho kugira ngo ujye mu buzima butakunejeje kubera yuko ukurikirana ishyanga ryawe. Mushuti wanjye, ubuzima ni ubwawe nk'aho umuntu wenyine. Wakwinezeza ni ubuzima bwawe, wacamo kwibabaza ni ubuzima bwawe. Ikibi n'ikiza byose ni amahitamo y'ubuzima bwawe, bizanezeza wowe nangwa bibabaze wowe. Nubona umuntu ugushimishije aguha amahoro kuruta mwene wanyu yaguha, genda. Njyewe nshobora ubutazagikora nangwa Queen ashobora ubutazagikora bitewe n'imyumvikanire yacu y'imitwe yacu, ukuntu tuba twiyumva n'ukuntu tuba twireba. Ariko wowe niba uriyo wumva mwene wanyu ataguhaye amahoro kandi hariyo umutesho yaguha amahoro, genda. Ibintu byo mwitaho by'ababyeyi, umubyeyi we yakoze cyo yisiye nkawe arakubyara, ayo niyo mahitamo yaciyemo, aravuga ati njyewe nzagenda n'uw'ishyanga ryanjye. Ubu rero wowe ntabwo uzagenda nk'uko so yagiye nangwa nk'uko nyoko yagiye. Dufite inzira zitandukanye twese, nubwo tuba dukeneye kugera ahantu hamwe. Ushake i Rwanda, ujye Burundi, ujye Bungereza, ujye Scotland, aho uzajya hose twese duhuje n'urushako. Inzira iyo uzacamo uzajyana nawe, twese turubatse. Umukene n'umukire, nimba uryama muri Karina undi aryama mu nzu y'ibyatsi, mwese mubona ibitotsi bimwe. Nimba uri umukene n'undi akaba ari umukene, umugore wa mukene bazamwita muka runaka, n'urugo rwe bazavuga ngo ni kwa runaka. Ikimenyesha inzira ziratandukanye ariko ihuriro ni rimwe. Twese icyo tugambiriye ni kimwe. Genda n'umuntu uguhaye amahoro, genda n'umusore uguhaye amahoro nubwo atari ubwoko bwawe, nubwo atari ishyanga ryawe. Genda witege umurango, witege ubyarana n'umurango nimba ari buguhaye amahoro. Queen, nibyo mbwira abadukurikirana. Reka kwibabaza, abanyarwanda bize kwirata nabo si bakeya turebye bashatse abana b'abandi bakabica nabi. Yagutabara noneho yageraho iwanyu yaba yaragukoye akanubwira reka nkukubite naragukoye, reka nkutere kazo wanyu kankutere. Ibyo ntabwo bikiriho my friend. Nimba warankunze naragukunze. Urugo rwubakwa n'abantu babiri, ntabwo rwubakwa n'umuntu umwe. Umutwe ukeneye ibitugu, n'ibitugu bikeneye inda, n'indi ikeneye amaguru. Ikimenyesha igice cyose gikeneye buri kintu. Please mureke kutwicisha umwirato wanyu, mutwicisha ubututsi bwanyu. Nimba muri abatutsi, nimba muri abazungu, icyo muri cyose dufite amaraso amwe, amagufwa namwe, umubiri n'umwe. Mureke kutwirataho, mureke kwica abana b'abandi nabi ngo yuko yaje gukurikirana. Yaranagukurikiranye uri na rushati nta n'icyo ufite, urica nawe umwana w'abandi, uramuraza ku ijoro, uramubwira byinshi. Uzaho wamututsi we, ufite mutano ki n'abandi. Nuwuye mureke kwica n'abana b'abandi ngo twarabakoye, mwarabakoye. Uwo wese ko yakoye nyoko yamwishe nabi. Ibyo ngibyo ntabwo bigikora.
urugo ni ukumvikana, urushako rw'iki gihe ni ukumvikana. Nunkunda nzagukunda, nunyubaha nzakubaha. Niba umbujije amahoro uri mwene data, reka ngende ururimi rwanjye ndye. Buriya nta kintu kibabaza nk'umuntu muhuje ubwo ishyanga, ururimi mwumvikana, kuba akurya kwica nabi. Uragera ukababara ukavuga ngo ayiwe, ngo nibura usinicwaga n'undi muntu atari uwanjye. Ubu uwa rubanda agiye akakwica nabi kwinini wababara. Ariko jewe unsanze ku nzira ukavuga ati uriya ni ishyanga ryanjye, reka ngende muhungireho, kandi wamuhungiraho ugasanga ni jewe ukuriye, ni wababara cyane. Ubu rero mwabatutsi mwe, mwabagande mwe, mwabantu mwese aho muri mwese, buri umwe nagende n'umuntu umuhaye amahoro. Bakoze.